bakunzi ba Technology TV official, ngewe aracyari mwese David, channel aracyari Technology TV official. Uyu munsi nje kukubwira uburyo ushobora kuneka umuntu runaka, ushobora kumwumviriza, ushobora kumwitabira telefoni. Ese waruzi ko bibaho? Ese waruzi ko ibi bintu byo kumviriza umuntu bakakumviriza, cyangwa ukabuzi ko ibintu byose ugira kuri telefoni ari we wenyine ubyumva? Icyo nakubwira, igisubizo naguha, ntabwo ari we wenyine ubyumva, hari n'abandi baba babyumva. Kandi nanone ikindi nje kukubwira kode wakoresha igihe runaka ukitabira undi muntu telefoni, cyangwa nanone wahuza n'undi muntu igihe telefoni yawe izimye, yaba yashijemo umuriro, baguhamagara ukayitabira kuri indi telefoni. Ndagira ngo tugire vuba tudatinze. Icyo ngusaba, kora subscribe niba utarayikora, ukore no kunsogera. Igihe cyose dukoze ikiganiro cyangwa tuzanye video nshyashya, ujye uhita uyibona ako kanya. Kandi n'ukuri iyi channel niyo kubabwira amakuru y'ikoranabuhanga yose, si ikoranabuhanga ubwo na social media, ibijyanye byose n'ama YouTube, Facebook, Twitter, Instagram na TikTok n'izindi social media zitandukanye. Kandi ukeneye no gukora amafaranga kugira ngo utangire uhembwe na YouTube, utangire uhembwe na YouTube, Facebook, Twitter na Instagram na TikTok n'izindi, ibyo ngibyo nabyo wabisanga hano, cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp yanjye, nimero ndibuze kwibabwira. Katwihute dukoreshe ahantu bahamagarira, ni kano kantu n'ubundi ako tujya dukoresha turimo turareba nomero z'abantu baduhamagaye cyangwa tugiye guhamagara runaka. Dore ngaka noneho. Okay, ndakeka urimo urakabona. Okay, turakandaho, nitumara gukandaho tugere ahantu abantu baduhamagaye, ndakeka uri kubabona. Uzukanda ahangaha, numara kwakanda, kode ya mbere ngiye kukubwira ni kode wakoresha umuntu yazajya aguhamagara nabone ko uri bize. Igihe cyose ushobora kuba uri bize, kandi hari umuntu mufitanye gahunda, kandi hari umuntu murimo muravugana kuri telefoni, mukaba murimo muravugana, uwo muntu mufitanye gahunda yaguhamagara agasanga uri bize. Icyo gihe nyine za gahunda ziba umwanya nyine urabizi ko igihe ari amafaranga cyangwa igihe gihenda, nyine za gahunda mwapanze zita zipfa nyine, cyangwa umwanya ukajya. Ariko nje kukubwira ngo hari kode wakoresha igihe noneho runaka we yaguhamagara, nubwo waba uri murayivugiraho, igahita igacamo bitakubwiye ngo bize. Hari uburyo uhamagara umuntu atakubwira ngo ari bize. Ubwo rero nyine kode ya mbere uzakoresha, uzakanda akanyenyeri 4 3 numara gukanda 4 3 uhite ukanda kuri simukadi ushaka, uhite wemeza gutyo. Bahita bakubwira ngo utegereze gato, bakubwira ngo call awaiting service was enabled, yemejwe nyine. Kandi nanone ukeneye kubikuramo, ndaza nkubwira ubundi ibi bintu byose bifite inuza users cyangwa akamaro kabyo, ndetse bifite na effect cyangwa n'ingaruka zabyo, ndabikubwira rero. Okay, ahangaha rero ni ukumviriza umuntu, nako guhamagara umuntu, ni ukuguhamagara ari nkanjye nkaguhamagara, ni nsanga uri bize kandi urimo urayivugiraho. Okay, ikindi reka nkwereke ukuntu wayikoramo. None uzakanda akanyenyeri, nako uzakanda 4 3 ukande n'undi aho wakanze, tegereze uretse gato, uzakanda 4 3 uhamagare n'ubundi. Bahita bakubwira mobile not available, aho ngaho nuko bizagenda. Ikindi indi kode nje kukubwira ya kabiri, ni kode nanone ushobora kureba niba hari umuntu ukumviriza, cyangwa amakuru yawe, nimba ibiganiro byose ugira kuri telefoni hari undi muntu bigira ubyumva,
ushobora kuba hari amabanga ukora kuri telefoni ukagira ngo niwe wenyine uyumva, hari igihe nanone haba hari undi muntu wumva ibiganiro byose ugira kuri telefoni. Dore kode wakanda ukareba nimba koko hari umuntu ukumviriza. Uzakanda akanyenyeri 6 7 nurangiza uhamagare urebe, tegereze gato, numara gutegereza uzahita urebe ko nimba ibintu byose uvugira kuri telefone hari undi bakubwira ngo call forwarding connection problem invert the code. Birumvikana ko nta muntu n'umwe umva ngiye mbiri kubikora ku byanjye nyine, nta muntu n'umwe unyumviriza. Ikindi kintu nanone, indi code nanone, indi code nje kukubwira ni code wakoresha igihe phone yawe yazimye ukayitabira undi muntu, ukayitabira ku yindi telefone, ku yindi nimero cyangwa runaka. Shobora kuba yazimye, nuza nimero yanjye, telefone yanjye yazimye, nkahita nkonekitana wenda ngashyiramo indi simukadi, nako nkahita hari kode nkanda ngashyiraho na nimero kugira ngo nibampamagara nibaze kumbura kuri telefone yanjye. Kugira ngo nibampamagara nibaze kumbura kuri telefone. Wemeze noneho nende kukubwira ngo ni code wakoresha igihe ko telefone yawe yaba yazimye, baguhamagara ukayitabira ku yindi telefone runaka. Ushaka kuguhamagara wakoreshaga smartphone yazimye ariko wakonexamo simukadi yindi iri muri telefone ya nuza ya gatuje, baza kuguhamagara kuri nimero yawe yo muri touch, bikaza garagara kuri nuza kuri gatuje. Dore iyo code ni ngiyi, uzakanda akanyenyeri 21 akanyenyeri, nurangiza wandike nimero ushaka ko baza kuguhamagaraho nyine, nimero nyine zaza wakonekta na nyine niyo telefone yawe, ku buryo nibaza kuguhamagara bakaguhamagara bakakubura, ntago bakubura, ahubwo iyo telefone yindi wakonese washyizemo biraza guhita byitaba kandi bahamagaye za nomero ziri muri telefone yawe nini. Tesiramo 07 ngereka nshyiramo wenda nimero yindi itari muri no telefone nini, ahubwo nshyiramo iri muri gatushe 08 44 8 17 41 41 mite nkanda urwego, mite nkora gutya mamagare, barahita bambwira ngo call forwarding registration was successful. Ubwo nyine gahunda yawe yakunze cyane, ubwo ngubwo umuntu bashaka kumamagara, bamagara iyi nimero nkizemo nibambure hanga kuri telefone yanjye, ahubwo mwaza guhita mbibona kuri iriya noya nyine mfite. Ushaka kuyikuramo nayo rero uzakanda urwego 21 urwego uhamagare, bakubwire ngo call forwarding service has been disabled, uvuze ko ubikuyemo. Na yandi yo hejuru nakubwiye ukuntu babikuramo, reka nkwereke kana kanyenyeri 43 yandi nakubwira ngo code wakoresha umuntu yazajya aguhamagara nabone kuri busy, nubwo wangize ugahamagara nayo. Reka turebe nayo, nayo bakuvuga ngo call waiting service has been disabled, nayo wayikuyemo. Noneho reka twikomereze. Noneho iyo niyo code wakoresha igihe noneho igihe telefone yawe yaba yakuzimyeho cyangwa uri ahantu hatari network,
hari igihe ugera ahantu waba uri ahantu hejuru, ahantu mu kirombe, ahantu nyine mu kibaya nta network zihari, ya telefoni undi muntu yaba yifite ari hejuru yenda ari ku musozi, ushobora kuri nko mu kirombe mo hasi uyifite muri murayimurikisha, undi muntu ya telefoni bakunesemo iri hejuru, baguhamagarana basanga nta network ufite, bahita yica ko hari bakayikwitabira. none niyo ngiyo wakoresha. Cyangwa uri ahantu hatari network, indi telefone washyize nko ku muriro cyangwa iri iwanyu, baguhamagara bakubura igaca kuri ya yindi. Okay, iyo niyo kode wakoresha. Dore indi kode nanone wakoresha, noneho kode wakoresha ukumviriza umuntu no kumenya, noneho ni kode wakoresha ukazaza wumviriza umuntu, ashobora kuba ari umugore wawe, ushaka kugira ngo ujye umwumviriza ibiganiro byose agira kuri nuza kuri telefoni, kuko bishije nababwiye ibiganiro byose ushaka kubona abantu bose abantu ugashobora ubutumwa bw'umukunzi wawe, byose ibyo narabikubwiye kuri WhatsApp. Ariko ubu ngubu noneho ni ukumwumviriza, noneho ukazaza umwumva bya nyabyo. Abamuhamagaye nawe bagahita baguhamagara nyine, kuko iyo uhamagaye uwo muntu washyize wakonekitanye nimero ye n'iyawe, iyo baguhamagaye, iyo bamuhamagaye nawe telefone yahita yaka, ibintu byose bavuganye uba uri kubyumva. Iyo bamwohereza SMS nawe uri uzi kugeraho ibintu byose. Nimba hari umuntu ukeka runaka, shaka ko ari umukunzi wawe, ukaba wumva ibihuha ugira ngo ngaguca inyuma, wowe ahangaha niho hantu ubifatira ukabimenya nimba koko aguca inyuma. Cyangwa ari undi muntu ukeneye kuneka, ari undi muntu ukeneye kumenya ibintu byose akora kuri WhatsApp, ibintu WhatsApp yanjiyemo nukumbabarira, ibintu byose avuga kuri telefoni ye uhita, dore niyi kode uzakanda akanyenyeri 62 akanyenyeri kode y'igihugu. Kode y'igihugu twebwe ngiye mu Rwanda ni 25, kireho nimero 078, nimero nshaka nzaza mwumviraho. Wende yongeye gushyamo ni yindi nashyizemo mu kanya, ni yanjye nayo, ariko nyine nshaka kugira ngo mbikore nyine nkaho umungiye kuzanumviriza umuntu. 4 mite nkanda urwego mpamagare. Okay, no bazambwira ngo car forwarding registration was successful. Ibintu byose azaza avuga bamuhamagara, abamuhamagaye nzaza nanjye mbyumva, ibintu byose bikoreho nanjye nzaza mbyumva, SMS nzaza nzibona, byose nta na kimwe. Ushaka kubikuramo noneho uzakanda urwego 002 urwego uhamagare uhite ubikuramo. Ngiye nzankubwira ikintu mite nkubwira n'uburyo wagikuramo mu gihe ngiye, kuko iyi cano ntabwo ikeneye kugira ngo ubangamire umutekano wa leta cyangwa n'undi muntu runaka, ahubwo ni ukugira ngo nkwigishe umenye ko bibaho, ko bumviriza amakuru, ujye ugira ibintu bivugira kuri telefoni n'ibintu ureka kuvuga, kuko ikoranabuhanga uko ririmo rirarushaho kuzamuka niko n'amabanga abantu benshi arimo rigenda agaragara. Cyangwa ugasanga umuntu bamwibye amafaranga ari kuri telefoni cyangwa kuri banki ari kubera ikoranabuhanga. Ibyo nabyo nzabikubwiraho, iyo video ndimo ndayitegura nayo. Rero uko ibintu ndimo ndakubwira ko ibintu byose bibaho, bumviriza bakakumviriza kandi bakanakwiba amakuru yose runaka. Bakutubwiye ngo tubikuyemo ngo car forwarding service has been disabled, ubwo nabyo tubikuyemo. Okay, tujye kuri kode yindi noneho. Indi kode ni kode wakoresha ukitabira undi muntu telefoni mu gihe bamuhamagaye bakamubura. Igihe bamuhamagaye bakamubura ni kode wakoresha ukitabira undi muntu telefoni igihe bamuhamagaye we bakamubura. Shaka kuba wenda bamuhamagaye ikikuroho iri ku muriro, wowe ushaka kwitabira uwo muntu ukamwitabira telefoni. Shaka kumuhamagara wenda ari mu nama akanga kuyitaba, wowe wahita uyimwitabira.
ni umuntu runaka ushaka gukonektana, ushobora kuba ari umugore wawe yagiye mu nama, ugahuza telefone yawe niye, abaza kumuhamagara bose ari mu nama cyangwa ari ku kazi, yakanga kuyifata kuko ubizi ko atari buze kuyifata, kataba yemewe kwitaba telefone, bamuhamagara bikaza guca kuri wowe, noneho bigata bikunda, ugaza kumwitabira byose. Dore ni kode uzakanda *61 kode y'igihugu, ushyiramo nimero ushaka z'uwo muntu, nimero z'uwo muntu ko bizaza bica kuri telefone yawe 0784 448 17 urwego uhamagare. Niduhamagara noneho bazatubwira ngo car forwarding registration was successful, nabyo byemezwe. Ibyo ngibyo igihe cyose bamuhamagara ari bize, ari kuri nuza, byose bishobora guca ahangaha ukagiramo, ugahita umwitabira telefone. Ushaka kubikuramo rero uzakanda urwego 61 urwego uhamagare. Numara guhamagara bazatubwira ngo car forwarding service has been disabled, nayo tuyikuyemo. Okay, narindi izo ngizo mbabwiye yari uses cyangwa akamaro cyangwa importance, yari inuza akamaro k'ibi ngibi. Ngiye kukubwira effect cyangwa ingaruka zabyo. Ntago ari kode zose, ahubwo nakubwira kode zingahe zo kukubwira kode uzakugiraho ingaruka nawe. Kode twakoresheje ya indi yo kugira ngo igihe, kode twakoresheje ya indi ya 62 igihe, kode wakoresha ukumviriza umuntu no kumenya abamuhamagaye nahamagaye iyo numero. Okay, noneho iyo ngiyo ya indi igihe waba uri kugira ngo ujye umenya abantu bahamagaye umukunzi wawe amuhamagaye uri muramuneka, igihe wemejemo iyi kode do *62 kode y'igihugu 0784 448 17 urwego, nkabyemezamo. Ubwo nshaka kugira ngo njye numva abantu bamuhamagaye, ibiganiro byose agira no ama message yose nanjye ajya ngeraho. Icyitonderwa cyangwa ingaruka zabyo ni izi ngizi rero. Ingaruka nuko nawe abazaba baguhamagara nawe bazaba bamuhamagara, SMS zikujeho nawe zizazimugeraho, ibintu byose bikujeho byose azaza yumva ibiganiro byose ugire kuri iyo telefone. Iyo ni ingaruka ya mbere y'iyi kode. Okay, iyindi noneho, indi ngaruka y'indi kode nanone ni ya kode igihe utabashije kwitaba telefone undi muntu akayikwitabira. Ni handi kode nakubwiye ngo 61 kode y'igihugu, ugashyamo nimero 088448 urwego. Igihe noneho uri bize nako nyine ni ya kode nakubwiye mu kanya yo kugira ngo ujye, igihe ari bize, ari umugore wawe ugiye ku kazi ari bize, ugihita mwitabira telefone. Dore rero nawe ushobora kuba uri bize akayikwitabira, nawe ushobora kuba uri ahantu hatari network akayikwitabira, ushobora kuba watinze kuyifata nawe akayikwitabira. Ni izo ngaruka ebyiri zonyine. Niba wumva wazihangana hari umuntu ukeneye kuneka, uzabikora. Buri ibi bintu kugira ngo ubikore ibi bintu hari impamvu ufite runaka. Ntago hajya gufata ngo ugiye kuneka umuntu nta kintu ushaka kugeraho. Rero nawe uzabikore mu nzira za nyazo, kandi nimba ukeneye kuneka umuntu nawe ukwiye kwitwararika neza kugira ngo igihe runaka nibize, kuko ujye ugira ibiganiro bivugira kuri telefoni nazaza byumva, ariko wowe ujye uvuga wowe ushaka kumuneka, ujye umenya ibiganiro ugira kuri telefoni nuko nkuko bimeze. Rero ndabakunda cyane. Rero nitwa Mesige David, reka mbasezereho, nongere mubwire ngo iyi cano ni cano yo kugira ngo ducishe message cyangwa amagambo cyatu inyigisho zereka abantu ko ikoranabuhanga uko ririmo rirakorwa. Hari abantu benshi batazi ko izi mbuga nkoranyambaga zihemba.
arizo YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'izindi nyinshi cyane zitanga amafaranga. Ahubwo nuko benshi barahumye ntago bazi byari byo, ugasanga umuntu yiriwe kuri YouTube wera mu gitondo kugera nimugoroba nta nibwo azahakura n'igice na kimwe. Yiriwe kuri Facebook nta n'ikintu na kimwe azahakura. Ugasanga yiriwe kuri Instagram cyangwa Twitter gutyo nta nyungu nazo. Nimba ukeneye kugira ngo umenye uburyo wakura amafaranga rwose kugira ngo ureke guta umwanya wawe ubusa, ndagira ngo ko abantu benshi bakanguke bamenye ko ikoranabuhanga ririmo rirajya imbere kandi ririmo riratanga n'amafaranga. Nanone benshi bakaba barimo barajya ahagaragara bitewe n'ikoranabuhanga. Ugasanga umuntu barimo baramwumviriza bakamwumviriza ibintu byose yakoreraga kuri telefoni, angiza amakuru ye yose akayajyana ahagaragara. Nibyo bita abahaka. Ubwo rero icyo ngusaba, kora subscribe, numara kora subscribe ukore no kunzogera aho ngaho, nurangiza ukore like, ukore na share kugira ngo n'iyi video nuyihererane kugira n'abandi bayumve bamenye uko bakwirinda cyangwa uburyo inuza ikoranabuhanga rimeze. Ndabakunda cyane, reka tuzasubira ubutaha. Ariko ukeneye kugura subscribers, viewers, watch time ndetse n'aba followers kuri Facebook, kuri Twitter, kuri Instagram na TikTok, ukaba ushaka kugura aba likers, byose ibyo turabigukorera. Ukeneye nanone kugira ngo tukure channel yawe ibe monetize nayo twayikuzuriza na amafaranga make cyane. Kugira ngo ukeneye no kugura channel iri monetize, ibyo nabyo turabigukorera cyane. Rero niba hari ikibazo ufite, mpamagara kuri nimero yanjye, nkoresha na WhatsApp, unyandikiye WhatsApp cyangwa unamamagare nta kibazo. Nitwa Mwohereje David, nimero ni 078 084 13 23. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Imana ibahe umugisha. Reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde kandi ikomeze ibarinde mu mpande zanyu zose, ikomeze ibane namwe. Ndabakunda. Mwohereje David, channel aracyari Technology TV official. Kibabaje